vuba aha numvise inkuru, nkunda kuvuga inkuru cyane. Iyo nkuru ni y'umwana w'umukobwa muto, umwana muto w'umukobwa wari mu isomo ryo gushushanya. Yari afite imyaka 8. Yari yicaye inyuma ari gushushanya. Noneho mwarimu avuga ko uwo mwana akurikira bigoranye, ariko muri iryo somo ryo gushushanya mwarimu yaratunguwe. Yaramwegereye maze aramubaza ati, uri gushushanya iki sha? Umukobwa aramusubiza ati, ndi gushushanya ishusho y'Imana. Mwarimu ati, ariko nta muntu n'umwe uzi uko Imana isa. Umwana w'umukobwa ati, mu munota umwe muraza kubimenya. Kuri iyi nkuru ya Robinson ayiherekeje ubusobanuro bugaragaza ko umwana wese agira icyo ashoboye kurusha ikindi, kandi ko ibyo tubona nk'amakosa ku bana kenshi biba bibitse ikintu gikomeye cy'agaciro. Ati, iki byo bishatse kuvuga nuko abana bafata amahirwe igihe bayabonye, ntabwo bakangwa no kuba bakosa. Ntabwo nshatse kuvuga ko gukosa kose kuvuze guhanga. Icyo nzi cyo nuko niba utiteguye gukosa udashobora no kuba wakora ikintu cy'umwimerere. Iyo abana bamaze gukura baba baratakaje ubwo bushobozi, baba baramaze gukangwa no gukosa, ndetse kompanyi zacu tuziyobora muri ubwo buryo, amakosa tukayapfobya. None ubu systeme y'uburezi bw'igihugu niko iyobowe, aho amakosa ari cyo kintu kibi cyane ushobora gukora. Umusaruro wabyo nta wundi nuko twigishiriza abantu kure y'ubushobozi bwabo bwo guhanga. Uwo mwamwumvise nawe n'umuhanga mugenzi wanyu, umunyabugeni Pablo Picasso. Rimwe yigeze kuvuga ko abana bose bavuka ari abahanzi, ikibazo kikaba kubasha kuguma ari abahanzi uko bagenda bakura. Nanjye nizera ko tudakurira mu murongo w'ubuhanzi, ahubwo dukurira hirya yabo, cyangwa se ahubwo tukaba turererwa kure yabo. Ntabwo ushobora gutekereza ko umuhanga Shakespeare yari afite papa we. Ese urabitekereza? Biragoye, kuko ntutekereza ko Shakespeare yaba yarabaye umwana. Kuba Shakespeare yaba yaragize imyaka 7, nanjye ntabwo nigeze mbitekereza ko yaba yarigeze kugira imyaka 7, cyangwa se ngo utekereze ko yaba yarigeze yiga isomo ry'icyongereza akaba yararyigishijwe na mwarimu runaka. Ese urumva bidasebetse kuba Shakespeare yaba igihe kimwe yarabwiwe na papa we ati ryama nonaha? Umugabo avuga ko systeme z'uburezi hose ku isi zisa, ngo buri systeme y'uburezi aho ariho hose ku isi ikurikiranya amasomo mu buryo busa. Ku isonga haza imibare, indimi ndetse n'ubumenyamuntu. Hasi ya byose hasa ubugeni n'ubuhanzi. Aho wajya hose ku isi uzasanga ari byo biza ku mwanya wa nyuma mu masomo ahabwa agaciro. Muri ubwo buhanzi kandi n'ubugeni naho ibyigwamo ntabwo bihabwa agaciro kimwe. Umuziki uza imbere, naho kubyina ndetse no gukina amakinamico bikaza inyuma mu mashuri atandukanye. Nta systeme y'uburezi aho ariho hose kuri uyu mugabane yigisha abana kubyina buri munsi nkuko bigisha imibare. Kubera iki? Ariko ndatekereza ko byose bifite umumaro. Ntekereza ko imibare ifite akamaro, ariko no kubyina nabyo nuko. Abana igihe cyose baba babyina, ntekereza ko natwe benshi twakabaye ari uko tubikora. Twese ntabwo dufite imibiri, ariko abana bo baracyazi ibyiza byo kubyina, ni nayo mpamvu babyina kenshi. Aya magambo nkubwira saya nkuye mu Rugeyive ndacyasubiramo ibivugwa na Ken Robinson, ukomeza avuga ko systeme y'uburezi yamaze kugena uko abana basohoka mu ishuri bameze, bikaba bigoye kujya kure y'uwo murongo udafasha abana guhanga udushya. Ati noneho ikibaho rero nuko abana bagenda bakura, bagatangira kugenda bashyirwa mu murongo uhabanye n'ibyo bashoboye. Tukibanda cyane ku mitwe yabo, none tukibanda ku gice kimwe gusa. Uramutse uri nk'umushyitsi ukaza ukareba uko uburezi bumeze, ukareba uko uburezi rusange butangwa, wahita ufata umwanzuro urebye ku musaruro, ku watsinze, ukora buri kimwe cyose ashoboye, ubona amanota yose asabwa. Ntekereza ko wahita ufata umwanzuro ku ntego y'uburezi rusange hirya no hino ku isi, kari ugusohora abaprofeseri ba za kaminuza. Mu by'ukuri se abantu bose bazahinduka ba profeseri? Ese abahanga kuri urwo rwego cyangwa se abamenyi n'ibisi ikeneye? Ntabwo ariko bimeze. Abo nibo basohoka mu mashuri imbere y'abandi, ndetse nahoze ndi umwe muri bo. Uyu uvuga sinkuye mu Rugeyive ndabisubiramo. Gusa ntabwo dukwiye gufata ibyo nk'ikimenyetso cyangwa nk'urugero rw'imitsindire y'ikiremwa muntu cyose. Icyo ni igice kimwe cy'ubuzima, ariko icyo wamenya nuko hari ubundi buryo butandukanye bw'ubuzima. Uyu Robinson ukubwira avuga ko ubuzima bw'abo bahanga buba butangaje.
ngo kandi nabyo ntabwo ari kuri bose. Abenshi muri bo bibera mu mitwe yabo gusa, bibera hejuru hariya ndetse ku ruhande rumwe, umubiri wabo bakawubona nk'umuyoboro ugana ku mitwe yabo. Nibwo buryo bwo kujyana imitwe yabo mu nama zitandukanye. Niba ushaka gihamya uzagerageza ugire nk'abera inama y'abakomeye mu burezi, uzatungurwa. Uzabona abantu batandukanye, abagabo n'abagore bakuze bahangayitse, bose bateze amatwi ariko bategereje ko inama irangira bagataha bakajya kwandika ibyavugiwe muri izo nama. Sisiteme y'uburezi yacu rero nuko yubatse, yamaze kugena uko ubushobozi bwo mu ishuri bugomba kuba bumeze, ariko hari impamvu yabyo. Mbere y'ikinyejana cya 19 hirya no hino ku isi, iyi sisiteme y'uburezi rusange ntabwo yabagaho. Byose byashyizweho mu rwego rwo guhaza ibyifuzo by'inganda zari zimaze kuvuka ari nyinshi. Muri make, bamwe mu batekerereza isi baradushaka nka moteri zishobora kubakorera ibyo bajyana ku isoko. Kuva ubwo rero gutondekanya amasomo byahise bishingira ku bitekerezo bibiri. Icya mbere, amasomo akoreshwa cyane mu kazi yagombaga kuza imbere. Ariyo mpamvu ku ishuri kenshi wabuzwaga kwiga amasomo amwe n'amwe ukunda kandi ushoboye, kubera ko utari buzabashe kubona akazi. Niba ntabeshya benshi bahuye n'icyo kintu, kubw'izo mpamvu mukomeze munkurikire kandi nizere ko mutagize umujinya mutarakaye. Ababyeyi benshi babuzaga abana babo kujya mu muziki, bati ntabwo uzaba umunyamuziki niyo wamubuza abasajya ihobe ntacyo uzageraho. Abandi bagakunda gushushanya, ababyeyi bati ibyo wirirwa gushushanya n'ubusa nta kintu wageraho, nuko urakunda ubugeni ntabwo uzaba umunyabugeni rwose. Abandi bati wijya muri siporo ntabwo uzaba umukinnyi, ariko byose ni ukubyibeshyaho. Ntabwo abantu bose bavukiye kuba abaprofeseri. Ikindi gitekerezo cyashingiweho bwari ubushobozi bw'imitsindire mu ishuri, ariko nacyo cyaje kuza kigaragaza ko uko dufata ubwenge cyangwa ubuhanga atari byo, kuko za kaminuza zakoze sisiteme mu buryo bwazo. Utekereje rero kuri gahunda yose y'uburezi rusange hirya no hino ku isi, uzasanga ari inzira ndende yo kwinjira muri za kaminuza. Ingaruka rero ni uko abantu benshi bafite impano zikomeye, bafite ubuhanga, bahanga udushya, batekereza ko ntacyo bari cyo, kuko icyo bari bashoboye ku ishuri kitahawe agaciro, nyuma se ahubwo cyateshejwe agaciro, bakisanga bakurikira inzozi z'abandi. Kandi ndatekereza ko tudashobora kwihanganira gukomeza iyo nzira. Mu myaka 30 iri imbere, UNESCO ivuga ko umubare w'abarangiza kaminuza uzaba munini cyane kuruta uwabayeho mu myaka 30 ishize cyangwa indi myaka yose. Ikoranabuhanga ndetse n'ingaruka zaryo ku kazi, ubwiyongere bw'abaturage, byose n'uruhurirane ruzateza ikibazo gikomeye. Bitunguranye impamyabushobozi zizata agaciro, kandi ibyo byose ni ukuri. Mu myaka ya kera iyo wabaga ufite diplome wabaga ufite n'akazi. Uwabaga adafite akazi yarize nuko yabaga adashaka akazi. Ariko muri iyi myaka abana bafite za diplome barajya mu rugo gukina imikino ku matelefoni kugira ngo bahangane na depression iri kubavuna umutima, kubera yuko akazi kari kubasaba kuba bararangije kaminuza, bakagerageza bakarangiza kaminuza, barangiza kaminuza bagasanga akazi karasaba masters, mu gihe ubu akazi kasabaga masters nako karasaba PhD. Iyo nayo ikaba imyaka myinshi yo kumara ku ishuri. Ibyo byose rero ni inzira igaragaza ugutakaza agaciro ko kwiga. Mumbabarire cyane abizi, ndabizi bamwe ndi kubatoneka, ariko ntabwo mbikoze nshaka kubababaza. Muti tuvana abana mu ishuri, muramenye nyamuneka ndababwira ibyiza byo kwiga, nanjye ubabwira ibi naragerageje nubwo byaje kwanga. Niyo mpamvu rero dukeneye kongera gutekereza ku buryo dufata cyangwa dusobanura ubwenge ndetse n'icyo tujya ku ishuri dushaka. Ndavuga ku bari kwiga mukuze. Kugeza ubu ubwenge tubuziho ibintu bitatu. Icya mbere buratandukanye. Isi tuyitekereza mu buryo bwinshi, mu buryo tuyibamo, tuyibona, tuyumva, tuyikoraho, tukayitekereza bifatika no mu bidukikije. Icya kabiri, ubwenge burahinduka. Urebye imikoranire y'ubwonko bw'umuntu duhereye ku bitekerezo byinshi byatanzwe n'abahanga, ubwenge burakorana. Ubwonko bwacu twabwiwe kenshi ko bugabanyijemo ibice. Koko se mu by'ukuri guhanga ndabisobanura nk'inzira yo kugira ibitekerezo by'umwimerere bifite agaciro, kenshi na kenshi ntibizanwa no guhuza, ahubwo bizanwa no kuba abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Nk'uko byatangajwe, hari uruziga rw'imitsi ihuza ibice bibiri by'ubwonko, rukaba rwitwa corpus callosum. Uru rukaba runini ku bagore, ari narwo rutuma abagore babasha gukora imirimo myinshi icyarimwe bitandukanye n'abagabo. Urugero, uzareba uburyo umugore ashobora kuba atetse ariko akaba ari no kwita ku bana, akaba ari koza ibyombo, anavugira kuri telefoni icyarimwe, mu gihe umugabo niba atetse ubwo nta kindi kintu ashobora gukora mpaka birangiye. Ikindi kintu cya gatatu ku bwenge ni uko butandukanye nk'uko n'abantu batandukanye.
hari inkuru y'umwana w'umukobwa wenda bamwe mwaramwumvise abandi n'ubwa mbere. Uyu yitwa Gillian Ryan, ni umubyinnyi wubatse amateka mu itorero ry'ibwami Royal Ballet. Ubwo yaganiraga na Kenny Robinson yamubwiye inkuru y'ukuntu yaje kuba umubyinnyi, ariko inkuru yiratangaje. Ubwo yigaga mu mashuri abanza nko mu myaka y'1930, abarimu be bandikiye ababyeyi be bababwira ko umwana wabo adashobora gutuza mu ishuri. Muri iyi minsi bavuga ko bene uwo mwana yaba afite ADHD, attention deficit, cyangwa se hyperactivity disorder. Ariko muri iyo myaka iki kibazo cyari kitaravumburwa. Ntabwo ari uko cyari kidahari, ahubwo abantu ntabwo bari bazi ko bashobora guhura nacyo. Bakimara kwandikira ababyeyi, uwo mwana bamujyanye kwa muganga w'impuguke kuri ibyo bibazo. Yinjiye mu cyumba ari kumwe na mama we, maze umwana bamwicaza ku ntebe, maze mwarimu we abwira muganga uburyo uwo mwana arangaza abandi mu ishuri, uburyo imikoro ye buri gihe ayizana akererewe n'ibindi byinshi. Nyuma y'iminota mikeya, umuganga yahamagaye mama w'umwana amusaba ko bajya kuganirira mu kindi cyumba bonyine. Umwana bamusiga aho ngaho wenyine, aho uwo mwana yari ari hari ameza ateretseho radiyo. Bakimara kugenda, umwana yahise afungura ya radiyo ashyiramo umuziki, maze atangira kwibyinira. Umuganga asaba umubyeyi we kwitegereza umwana w'iminota mike, maze aramubwira ati dore umwana wawe ntabwo arwaye, ahubwo ni umubyinnyi ukomeye, ahubwo mujyane mu ishuri ryigisha kubyina. Umubyeyi yumviye inama za muganga, maze ajyana umwana we mu ishuri ryigisha kubyina. Agezeyo yahasanze abandi bana bameze nka we, babana badashobora kwicara hamwe, babandi bagombaga kugendagenda kugira ngo babashe gutekereza. Babyinaga injyana zose zibaho, babyinaga ballet, jazz n'izindi mbyino zigezweho. Nyuma wa mwana yaje gutoranywa ashyirwa mu ishuri rya Royal Ballet. Nyuma yaje no kubyina ku giti cye, aza no kurangiza amashuri ye muri Royal Ballet School, maze ahita ashinga kompanyi ye yo kubyina. Akaba rero amaze gukora ibikorwa byinshi, ndetse anabyina mu ndirimbo z'amakinamico zagiye zikundwa mu mateka yazo. Yabaye umugore ushimisha abantu amamiliyoni kubera imibyinire ye. Ibyo byose kandi bikaba byaramugize umugwizatunga w'amamiliyoni menshi. Nubwo uyu mwana w'umukobwa yagiriwe ubumuntu agahura n'umuganga mwiza, hari undi ubu wamaze kumugara ikibuno kubera inkoni z'umubyeyi cyangwa mwarimu, bamushinja gukora ibitaboneye, nyamara afite impano iri kugurumana muri we. Gusa kuri uko byagenze, ariko kandi hari benshi bahura n'icyo kibazo bagahabwa iyo miti aho kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiriye. Kugeza ubu aho icyizere gisigaye ngo ikiremwa muntu kive muri uwo murongo w'uburezi, nuko nibura hatekerezwa nk'uburyo bwo kubaka ubushobozi bw'umuntu butandukanye nuko byari bisanzwe. Systeme y'uburezi yamaze gukamura imitekerereze yacu nk'uko natwe twakamura ubutaka tukabushakamo ibicuruzwa. Mu gihe kizaza rero ntabwo ibyo bizadufasha. Dukwiye kongera gutekereza ku mahame shingiro y'uburyo turi kurera abana bacu. Hari ijambo ryigeze kuvugwa na Jonas Salk rigira riti, utunyamaswa duto turamutse tuzimiye ku isi, mu gihe cy'imyaka 50 ubuzima nabwo bwaba bumaze kurangira. Ariko ikiremwa muntu kiramutse kizimiye ku isi, mu myaka 50 uburyo bwose bw'ubuzima bwaba bumaze gusagamba. Aha rero asa n'uwavuze ukuri, ariko gusharira mu matwi ya benshi. Tugomba kuba maso, tugakoresha impano zacu, tukirinda bimwe mu byo twagarutseho. Ariko inzira imwe rukumbi yo kubigeraho ni ukubasha guhangana n'ubukire buhambaye, ndetse abana bacu tukababonamo icyo bari cyo aho kubaremamo ibindi twe dushaka. Akazi kacu rero nta kandi ni ukubigisha byose uko byakabaye, kugira ngo bazabashe guhangana n'ahazaza. Birashoboka ko tutazabona ahazaza, ariko bo bazahabona. Umukoro wacu rero ni ukubafasha kuzagira ubushobozi bwo kuhabyaza umusaruro. Nubwo mbabwibye ariko ntabwo ndasoza. Mu minsi yashize nararanganyije amaso ku muyoboro wa Isimbi TV hano mu Rwanda, maze nsanganirwa n'ikiganiro cy'umusore wuje ubwenge n'ubwema, bamwita Dr. Engineer Katabarwa. Uyu yize amashuri menshi cyane iyo mu Bushinwa, aho yavanye impamyabumenyi y'ikirenga, ariko akaba nibitseho ibifurumba by'ibifaranga n'imitungo ishushanya byo kwa Mirenge wo ku Ntenyo. Iyo muteze amatwi neza, usanga ubwo butunzi bw'ikirenga bwose atabukesha ibyo yize ku ishuri, ahubwo abukesha ibyo yamenye ko batigira ku ishuri. Muri iki kiganiro cyatambutse tariki 23 z'ukwezi kwa munani muri 2024, haraho Katabarwa yagize ati, kuba warize bishobora gutuma ubaho ariko utaba umunyabwenge, icyo yise wise, gukira ukabyumva mu itangazamakuru. Aho umunyamakuru Sabe yahise amubaza ati, kwiga byaba bimaze iki niba umuntu atagomba kuba umukire kubera ko yize? Nawe mu kumusubiza agira ati, hari ijambo umuntu umwe hariya mu Bushinwa dufatiraho icyitegererezo witwa Mao Zedong yavuze. Yagize ati,
uko wiga neza buri munsi uba uri gutera intambwe ujya hejuru mu buryo bw'imibereho myiza, ariko iteka umwana agomba kumenya ko uko yiga arimo azamuka ajya hejuru. Ku ishuri hakugira smart, ariko iyo ushaka kuba umukire bigusaba kuba wise. Ujya ku ishuri ugashaka amakuru ukamenya, ukanamenya niba ushaka kumenya ngo uzabeho cyangwa niba ushaka kwiga ngo uzabe umukire. Kugira ngo rero ube umukire bigusaba kuba uri wise, kuko uko system ikoze mu ishuri ntabwo ibikwemerera. Bakubwira ko uziga wamara kwiga ukabona igipapuro gihamya ko kuko ubumenyi bufite, hanyuma ugafata icyo gipapuro ukajya gushaka akazi. Wamara kubona akazi ugahembwa umushahara, noneho ukaka akadeni muri banki, noneho ukagumya ubaho uri muri middle class. Uwo ni umunyarwanda umwe muri bake bakize baranize. Maze rero mu kwirinda ko mwibeshya ko nateguye iki kiganiro mbabwira ntimuve mu ishuri cyangwa se abakoraga akazi kabahemba mu gasezere, ndongera nkoresha amagambo ya Katabarwa aganira na Sabe, aho yongeye kubibutsa ko mukwiye kwiga uko byagenda kose. Ati nagira inama urubyiruko yo kujya kwiga, kuko iyo uri kwiga uri kubona amakuru. Niba ubukire ari amakuru ukaba uzi ko ufite amakuru, ikintu kiba gisigaye gusa ni uko uriya muntu ahita aba wise, akamenya icyo adashaka gishobora gutangwa n'icyo ashaka. Arashaka kubona impamyabumenyi, akamenya ko izamuhesha akazi akabaho ariko ntakiri. Icyo kintu uzi ko iyo mpamyabushobozi izakubeshaho ariko itazagukiza. Uzi icyo ushaka kwiga ukagira ubumenyi, ariko kuko ku ishuri batakwigisha gukira ngo bakubwire uko uzabibyaza amafaranga, ahubwo bakwigisha kubikorera abantu babibyaje amafaranga bagakira, ukabafasha gukira cyane. Ukomeje kumva aya magambo ya Katabarwa birashoboka ko ushobora kwiheba niba koko utumva neza, nyamara ni amagambo y'ubwenge yagufasha. None se mu by'ukuri ko uyu Katabarwa ukubwira ibi ngibi yakize, ibanga ryo gukira ukaba umukire ni irihe kandi ukabaho utanavunitse? Akubwira ko abakire benshi babona amafaranga bavunitse, ahubwo kwa kuvunika kutagaragara ko mu mutwe ngo niko gukiza abantu. Ngo gukira ni amakuru, ni ugutekereza, ni ukuvunika. Atanga urugero ku nyubako iri mu Rwanda y'ikirenga yitwa Kigali Arena, akavuga ko uwayubatse burya yavunitse kurenza umuyede wateruye amatafari, ariko nanone ko uwayitekereje ari we wavunitse cyane kurushaho. Bityo ngo ukuvunika kw'abanyabwenge n'abakire kuba mu mutwe ntikuba ku maboko. Kugira ngo ugere hejuru bisaba guhera hasi ukoresha imbaraga cyane. Uko ukora cyane n'imbaraga niko ukomeza kuzamuka, ugashobora kuba smart, ukamenya icyo ushaka. Ariko waba uri n'umukarani ugomba kuba uri na wise, ugatekereza cyane. Iyo wakoze bigakunda cyangwa uri hasi uri gukoresha imbaraga nyinshi, kugira ngo ukomeze ukire, ukomeze uzamuke hejuru, nuko umenya ikintu bita kwiteganyiriza cyangwa se ishoramari. Iyo utamenya aka kantu k'ejo heza, igihe icyo ari cyo cyose uba uzakena. Kugira ngo ukomeze uzamuka hejuru, icyo kintu ugomba kukimenya. Iyo wabiteganyirije uba ushobora gushora imari, noneho ngo gukena uba uri kubyigiza hirya. Nshuti bavandimwe, rero ntabwo nasoza iki kiganiro ntababwiye indi nkuru ibabaje kandi ishimishije bijyanye n'uko mubishaka. Muzi umugabo witwa Uhuru Kenyatta wayoboye igihugu cya Kenya. Uyu mugabo yigeze kubwira abantu ngo muramenye, ntimugakore ikosa na rimwe ryo gutekereza imirimo y'abandi cyane ngo muyikore muyitunemo agatuza ibihe byose. Yarababwiye ati buriya iyo ukorera abandi bashobora kukwereka urukundo bakanagukunda kandi koko, ariko burya ngo iyo upfuye umukoresha wawe yarazi neza ko uri umukozi mwiza, ahita atekereza uwagusimbura mu kazi mbere yuko atekereza n'imihango yo kwera no kwirabura cyangwa se ibyo kugutabara. Ibyo ngibyo akabibona nk'ikintu kibi rero cyo gukora akazi k'abandi. Akahita akubwira ati iyo uramutse upfuye wikorera, umugore wawe n'abana bawe bahita baba abazungura b'ibyo utunze, bakahita bakomeza inzira yawe yo gukira. Ariko iyo upfuye ukorera abandi, ntibanashobora gutekereza niba mu muryango wawe ufitemo ushoboye nkawe, bityo ngo bamuraga akazi kawe. Kuki nsoje mbabwira ibi? Kwiga ni byiza, ariko muriga iki? Ese uko kwiga mujya gukorera abandi nibyo dukwiriye abize twese cyangwa barota kwiga? Ese kuki twiga nyine tukajya kubakorera? Bo bakora iki gituma badukoresha?